Perezida wa Repubulika Paul Kagame yarahiriye imbere y'ibihumbi by'Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda zari ziganjemo abakuru b'ibihugu n'abandi banyacyubahiro bakomeye bari bateraniye muri stade Amahoro mu mujyi wa Kigali. Ni indahiro yakiriwe na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Dr Nteziryayo Faustin. Uyu yashyikirije Perezida wa Repubulika ibirango bikuru by'igihugu birimo itegeko nshinga, ibendera n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga we yamushyikirije ingabo n'inkota nk'ikimenyetso cyo kurinda ubusugire bw'igihugu no kubungabunga umutekano. Perezida wa Repubulika kandi yashyikirijwe indirimbo yubahiriza igihugu. Mu butumwa yageneye uyu munsi, Perezida Kagame yashimiye Abanyarwanda ko bongeye kumugirira icyizere cyo kubayobora, agaragaza ko imibare y'ibyavuye mu matora n'ubwitabire bwagaragaye mu bikorwa byo kwiyamamaza byerekanye ko bashaka kugira amahitamo y'ahazaza habo. Ntabwo ari imibare gusa, ahubwo birenze ibyo twiboneye n'amaso, n'ibyo twanyuzemo muri icyo gihe. Ukuri kurivugira. Abanyarwanda twagaragaje ubumwe n'intego duhuriyeho yo kwigenera ahazaza hacu. Kuri benshi ya ntero yagiraga iti ni wowe. Ariko mu by'ukuri si jye jyenyine, ahubwo ni mwebwe, ni twese hamwe. Umukuru w'igihugu yashimiye abashyitsi baje kumushyigikira ku munsi w'akataboneka nk'uyu. Yashimangiye ko igishishikaje Abanyarwanda ari ukwiyubaka no kubaka ubumwe bwabo. Yavuze kandi ko icyizere, ubudaheranwa n'ubutabera biri mu bigomba kubakirwaho ahazaza h'iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yabwiye abitabiriye ibirori byo kurahira kwe ko nubwo mu kwiyamamaza bamubwiraga ko bifuza ko abayobora bagomba gufatanya kugera kuri byinshi bisumba ibyagezweho mu myaka ishize. Yashimangiye ko gutekereza ko iterambere rishoboka atari ukurota igihe abantu baba bashyize hamwe. Clip. Ubu rero tugomba kongera kureba imbere ahazaza. Mu myaka 30 ishize twageze kuri byinshi kandi byiza. Ariko nanone haracyari byinshi tutarageraho, ariko tuzageraho mu myaka iri imbere. Iyi manda nshya rero ni intangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza tubigereho. Kuki se n'ubundi tutarenza ku byo twakoze? Kubitekereza ntabwo ari ukurota. Birashoboka, bizashoboka. Twabikora kandi tuzabikora. Abaturage bitabiriye umuhango wo kurahira kwa Perezida Paul Kagame bashimangira ko bamwitezeho kuzabagezaho ibyiza byinshi mu minsi iri imbere. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riteganya ko guhera muri uyu mwaka wa 2024 manda y'umukuru w'igihugu izaba ari imyaka 5 kandi akaba atarenza
inshuro ebyiri. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje kandi ko ubusugire bw'igihugu ari ihame ntakuka, bityo ko ntawe ukwiye kugena imibereho cyangwa icyerekezo cy'igihugu atari ba nyiracyo. Adams Kwizera arakomeza. Yewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Tariki 11 Kanama 2024 yongeye kuba umunsi w'amateka ku banyarwanda biganjemo miliyoni zaga ebyiri z'abari batoye bwa mbere. Ni amahitamo yaje ashimangira intsinzi y'amajwi 99.8% y'umukandida wari waratanzwe n'umuryango wa RPF Inkotanyi, Nyakubahwa Paul Kagame. Iyi ntsinzi igaragaza igisobanuro nyakuri cyo gukomeza urugendo rwo kubaka igihugu mu nzego zitandukanye, by'umwihariko umutekano ukaba ishingiro ry'ibanze. Mu ijambo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagejeje ku bitabiriye uyu muhango wo kurahira, yagaragaje ko amateka y'u Rwanda mu myaka 30 ishize atanga icyizere ku bazaza harwo. Over the past 3 decades, what Rwandans have managed to accomplish is even more than we expected. Muri imyaka 30 ishize abanyarwanda twageze kuri byinshi birenze n'ibyo twatekerezaga ko bishoboka. No kubivuga mu magambo ntabwo byoroshye urebye aho twaturutse. Amateka yacu mabi yakongeje muri buri wese ikibatsi cy'icyizere, kudacogora no guharanira ubutabera buca akarengane. Uyu munsi abo nibo abanyarwanda turi bo. This is who we have become. Ku ngingo y'umutekano cyane cyane wo mu karere u Rwanda ruherereyemo, umukuru w'igihugu yavuze ko amahoro atagerwaho igihe cyose uruhande bireba rudakoze ibisabwa, kandi ayo mahoro ari ingenzi cyane ku Rwanda. Peace in our region is a priority for Rwanda. Amahoro mu karere kacu ni ingenzi ku Rwanda, nubwo yagiye abura by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, kandi amahoro ntashobora gutangwa n'uwo ari we wese nuko yaba akomeye kose. Igihe uruhande bireba rutarimo rukora ibikenewe gukorwa, bitari ibyo imbaraga z'ubuhuza zashyizweho n'abayobozi b'ibihugu bigize akarere ntizishobora gukora uko bikwiye. Without that, the sincere mediation efforts by the mandated regional leaders cannot work as intended. Perezida Kagame kandi yashimangiye ko ubusugire bw'igihugu ari ihame ntanyeganyezwa, bityo ko ntawe ukwiye kugenera igihugu imibereho cyangwa icyerekezo cyacyo uretse abaturage bacyo ubwabo. This is a time to reflect on the kind of world we want our children to live in. Ni igihe cyo gutekereza ku isi dukeneye ko abana bacu bazaturamo. Nk'abatuye isi dufite byinshi duhuriyeho kurusha uko tubitekereza. Ntibivuze ko dukwiye kumvikana ku bintu byose, ariko dukwiye kubaha amahitamo ya buri wese, dukora ibyo dushoboye mu budasa bwacu. Nta mwanya ufite uko wabijyanganye kose watuma ushyiraho icyerekezo cy'uko abandi bagomba kubaho. There is no longer room for the powerful to impose their vision about how others ought to live. Aho ni naho umukuru w'igihugu yahereye agaragaza ko ntawe ukwiye gushyiraho amasomo y'imiyoborere n'imibereho y'umugabane wa Afurika. We Africans are people who have consistently fought injustice. Abanyafurika turi abantu bakomeje kurwanya akarengane. Ntabwo dukeneye amasomo ayo ari yo yose y'uko twakora ibyo. Nk'undi muntu ari we wese, icyo dushyize imbere ni ukubona abaturage bacu babayeho batekanye kandi bafite ubuzima bwiza. What matters most to us is to see our people living safe, healthy and dignified lives. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umuhango w'irahira rya Perezida Paul Kagame kandi witabiriwe n'abakuru b'ibihugu 20, aba visi perezida 4,
abaminisitiri b'intebe babiri ndetse n'abayobozi mu nzego nkuru z'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu. ukaba ari umuhango wasusurukijwe n'akarasisi k'ingabo na polisi y'u Rwanda ndetse n'itorero ry'igihugu Rukerereza. Adams Kwizera, Televiziyo Rwanda, i Kigali. Abitabiriye uyu muhango wo kurahira kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame bahamya ko biteguye ibyiza azabagezaho kandi bazafatanya haba mu bikorwa by'iterambere ndetse no kurinda ibyagezweho. Ni inkuru yateguwe na Fiston Felix Habineza, turayumva mu ijwi rya Ferdinand Uwimana. Guhera mu masaha y'urukerera nibwo abaturage baturutse hirya no hino mu gihugu batangiye kugera muri Stade Amahoro ahabereye ibi birori. Bahamya ko ari ibirori baha agaciro gakomeye. Impamvu nazindutse ntago mutima w'urugo yaryamba kandi afite abashyitsi agomba kuza gutegurira no gushashanira, nagomba kuza kugira ngo gutegura. Biragaragaza ko ntari usanze nguri ku gihugu cyose mwamamaza. Biragaragaza iterambere kuri ngiye nk'umugore haye ijambo ndetse n'iterambere ku gihugu cyose muri rusange. Mwatwe rero twaje kwifuriza perezida wacu ishya n'ihirwe n'umurava mwinshi cyane nk'urubyiruko, mwamurare nyinshi cyane kuko ari umukandida wacu, perezida w'igihugu twifuza ngo ejo hazaza n'amahanga yose arebereho. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo kuri ngewe, ararahiye ku manywa y'ihangu, ararahiye bose babireba n'isi yose ibireba. Kagame Paul wanjye ararahiye, Kagame w'u Rwanda. Mu bitabiriye ibi birori harimo n'abanyarwanda baturutse hanze y'igihugu. Ni ibirori byasusurukijwe n'abahanzi batandukanye ku buryo byari binogeye ijisho. Abaturage bemeza ko uretse kuryoherwa banatanye impamba mu butumwa bahawe n'umukuru w'igihugu. By'umwihariko bitabiriye ibirori bafite abana bato bashyiriweho irerero, abana bagakina ndetse bagahabwa n'ibyo kurya. Ibi nabyo ngo ni ikimenyetso cy'imiyoborere myiza. Kuba gihari bifasha muri byinshi, gifasha ababyeyi bitabiriye ibirori kugira ngo babashe gukurikira neza, bidagadure mu gihe abana babo ko babazi ko abana aho bari ahantu hatekanye kandi bari ahantu badashaka kwicwa n'inzara, bahabwa serivisi zitandukanye. Ahereye ku mvugo yakunze gukoreshwa n'abamushyigikiye bahamya bati ni wowe Perezida Paul Kagame yavuze kuba ari we n'abanyarwanda bose mu rugendo rw'iterambere. Stade Amahoro yabereyemo iki gikorwa n'ubundi byari byabereye mu mwaka wa 2017. Icyo gihe yakiraga abantu 25,000 ariko ubu yabakiriye ijyamo abagera ku 45,000 nyuma yo kuvugururwa. Uretse abaturage bakurikiye iki gikorwa cyo kurahira kwa Perezida Paul Kagame muri stade, hari abandi batari bari muri stade aho bari mu mirimo itandukanye no muri serivisi zitandukanye. Bakaba bavuga ko bishimiye ko uyu muhango bawukurikiye bari aho bari muri serivisi zitandukanye cyangwa se mu ngo zabo babikesha ikoranabuhanga ndetse n'itangazamakuru. Jean Paul Turatsinze yabegereye adutegura inkuru ikurikira. Agatelefoni ko ntago nagakora kubera aba baturage bamwe bakurikiye uyu muhango w'irahira rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame bari mu ngo zabo, mu tubari, mu mahoteli n'ahandi hahura abantu benshi. Bawukurikiye bifashishije ibitangazamakuru bya RBA birimo Televiziyo y'u Rwanda na Radio Rwanda ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Bavuga ko iri koranabuhanga ryabafashije gukurikirana uyu muhango ndetse bamwe bakomeje n'imirimo yabo nko gutanga serivisi zinyuranye. Mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali uretse abakurikiye umuhango wo kurahira kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame bari muri Stade Amahoro, hari abandi bakurikiye ibi birori bari ahantu hatandukanye hatangirwa serivisi, mu tubari, mu ngo ndetse no kwa muganga n'ahandi hatangirwa serivisi mu nzego z'ibanze. Bavuga ko kuba bakurikiye ibi birori bari aho hatandukanye nta cyabacitse kandi bamwe banakomeje n'akazi kabo. Nkurikije nta kintu cyinshi nahombye kubera ko stade Abanyarwanda twese ntabwo twayijyamo, ariko byanga bikunda turi kubikurikirana neza kandi nawe uri kumbona mfite akaradiyo ndi kubyumva kandi ndi hafi ya stade. Twabikurikiranye kuri televiziyo dukora n'akazi n'abakiriya barebera kuri televiziyo. Ikintu kigaragara ni uko dufite abashyitsi benshi kandi bakiriwe neza. Iki gihugu ni igihugu gikunzwe, ni igihugu gifite inshuti kandi izo nshuti nizo zigaragaza muri ibihe byiza. Burya niyo ufite n'ubukwe ugatumira abantu bakaza, bigaragara ko nyine ufite abantu b'inshuti bakanagufasha no mu bwo bukwe uba ufite. Uyu munsi rero ni ubukwe, niyo mpamvu tubona n'aba bashyitsi baje kandi bakiriwe neza. Ijambo rivuga ngo ndabashimiye, mwarakoze kwigirira icyizere, ariko icyo cyizere mugomba kugishyigikira kandi natwe kuko tukaba twumva dusaba ibintu bikwiriye
icyizere twamuhaye tugomba kumujya inyuma muri gahunda zose ibyiza byose afitiye igihugu, ibyiza agiye gukorera igihugu, natwe tukabimushyigikiramo kuko ntabwo yakora wenyine. Irahira rya Perezida wa Repubulika twagikurikiraniye dukora akazi, twakira abakiriya, dutanga serivisi neza, kandi n'abaje kubikurikirana bareba televiziyo twabakiriye neza, byagenze neza muri rusange. Cyatunejeje nuko nubwo tutabashije kugera aho cyarebereye twabikurikiye kuri televiziyo, ariko cyatunejeje nuko twishimiye irahira ry'umukuru w'igihugu. Ikintu gikomeye cyane yakoze ni ukubanisha abanyarwanda. Icyo ni ikintu cya mbere. Abantu bari bafitanye ibibazo mu mateka asharira twanyuzemo, wakabasha ibyo byose akirengagiza ibyamaze kuba atarebeye ku ngo ibingibi nabivanye ahangaha ngo byagenze kuri we, akareba umunyarwanda ko ari we ibibazo byose, ari we itangiriro rya byose, ari we n'iherezo rya byose. Ibyo yakoze byose yabikoze abikorera abanyarwanda. Turi kubikurikirana ku maradiyo twese aha turi kubikurikirana ku maradiyo. Twebwe icyo dukeneye ni ukwagura akazi. Hariho abasore benshi hano badafite akazi. Dukeneye akazi kabisa. Dukeneye akazi, akatureka imirimo tugakora rwose. Ntabwo twese twabishoboye, ariko ikigaragara ni uko n'ubundi stade yari yuzuye kandi abaturage bacu bitabiriye. Muri manda ishize turishimira imibereho myiza y'abaturage, ukuntu yazamutse ukabona iterambere riragera hose. Turishimira byinshi, turishimira imihanda, turishimira amashanyarazi, turishimira amazi meza, turishimira girinka, ni byinshi iterambere ku muturage. Gukurikirana iki gikorwa cyo kurahira kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, abari muri stade Amahoro imbona nkubone bari 45,000, ariko hari n'abandi stade yuzuye batarinjira bajya gukurikirana iki gikorwa mu miryango yabo, n'ahandi bashoboraga kuwukurikirana ku itangazamakuru n'abawukurikiranye bari muri diaspora. Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali. Tukivuga ku irahira rya Perezida wa Repubulika, abanyarwanda b'ingeri zitandukanye baravuga ko biteze umuvuduko w'iterambere muri iyi manda nshya y'imyaka 5 ya Perezida Paul Kagame. Icyizere cy'uyu muvuduko w'iterambere bavuga ko bagihera ku byo yagejeje ku Rwanda mu gihe amaze aruyoboye. Tito Dusabirema arakomeza. Ndindabahizi Tarisisi w'imyaka isaga 70 atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Nyarugunga, akagari ka Nonka. Amaze imyaka 7 mu kiruhuko cy'izabukuru. Nyuma yo kumara imyaka 43 ari umwarimu, we na bagenzi be Mushimiyimana Colette na Mukagasana Jeanne d'Arc bari mu kigero kimwe, barazirikana aho igihugu cyavuye mu myaka 30 ishize naho kigeze ubu. Byari munsi ya 0, kumvuze ko byari kuri 0 nagenda umwarimu, byari munsi ya 0 gato, ariko ubu ngubu aho bigeze ni kuri 80%, kuko we atari kuteza imbere. U Rwanda yarukuye habi, twari rwagiye abantu barapfuye, igihugu cyarasigaye ari amatongo, ariko ubu igihugu kiraberewe, gitatse amazu kubera ubundi hari ahantu hatari amazu, nta mihanda yari ihari mu midugudu. Mbere nta byari bihari, hari ishuri rimwe ryabaga ahantu bita Igikomero mu ntuza mu kagari ka Munini, ariko ubu ngubu bimeze neza. Ubu hari amashuri mu mudugudu no mu kagari, mbese amashuri yegereye abaturage. Icyizere ni cyose kuri aba bashesha kangwe ku myaka 5 iri imbere ya manda nshya ya Perezida Kagame. Babona ari amahirwe ku bakiri bato, kuko bafite amahirwe yo kubona u Rwanda rurushaho kugira umuvuduko mu iterambere. Urebye ibihanda, ukareba amashuri, ukareba amazu, mbese habuze iki? Nta kimwe kibuze. Noneho ukuntu twiga abana ubu ngubu bajyate, abari basibiye bariho bariga ngo bazimuka, bikorwa he mwisi. U Rwanda rwacu ruratera imbere neza, ahubwo tumushyigikire, tumushimire, Imana imwongerere imbaraga, akomeze mu nzira turimo. Aleluya. Imbere hacu h'igihugu cyacu ni heza, abazaba bakiriho bazaba mu gihugu gitemba amata n'ubuki, ntacyo tuzamuburana, azakomeza ruyobore imyaka n'imyaka. Biziyongera kenshi ahubwo, kubera yuko yaduhaye iterambere, none n'ubu ngubu mbese n'ubu iterambere birashoboka kuzongera akaryongera rirenze uko ryari rimeze. Ubundi nta mugore wagiraga ijambo, none abagore twagize ijambo. Umwana w'umukobwa ubu yahawe agaciro, bariga. Abakiri bato barimo abasaga 2 miliyoni batuye bwa mbere, nabo biteze ko 2024-2029 ari manda yo kongera umuvuduko mu byagezweho mu ngeri zitandukanye ku buyobozi bwa Perezida Kagame.
kandi tugakunda umurimo nk'uko awudukundishije, ibyo tubimushimira cyane. ubwo ndashimye neza ko nk'urubyiruko mu myaka iri imbere 5 azaba akiyobora. Nshimye ko nkurikije ibintu yadukoreye mu myaka ihise, ndakeka ko mu myaka iri imbere azaba noneho urubyiruko yaratuzamuye ku ntera iri hejuru cyane. nko kuba wenda twakwibumbira hamwe mu makoperative, hanyuma tukabasha nko kugira tubonye nk'iyo nkunga twajya muri koperative tukabasha nko korora nk'inkoko, nizo zazamuka vuba. Ariko mbere y'uko twazamuka vuba twabanza tukamushimira. Guverinoma ivuga ko ingengo y'imari y'u Rwanda yikubye 3 mu myaka 7 uhereye muri 2017 2024, kuko yavuye kuri miliyari hafi 2,000 igera kuri miliyari zisaga 5,000. Ukwigira ku ngengo y'imari kunajyana no kuzamuka kw'imisoro, aho iyo u Rwanda rwinjiza yavuye kuri miliyari zisaga 1,000 muri 2017 igera kuri miliyari zisaga 2,000 na miliyoni 600. Guverinoma ivuga ko mu rugendo rwo kwigira mu ngengo y'imari u Rwanda rugeze ku kigero cya 86.5%, ikagaragaza ko nta na kimwe cyari muri gahunda yo kwihutisha iterambere NST1 kizatakara niyo cyaba kitarabaye cyangwa kitaragezweho 100%. Ibitarakozwe ku gipimo cyari cyaratekerejweho mu myaka 7 ushize, guverinoma yizeza ko nta shiti kizakorwa muri gahunda yo kwihutisha iterambere ya kabiri NST2. Tito Dusabirema, Televiziyo Rwanda, i Kigali.